munsi bijya bibaho yuko ushaka kumara umunsi udacuruje ariko iyo uri mu kintu ukunda ucika intege nanjye ndeba utu twenda nkumva turampumurije isuko nkumva ndadukunze cyane ku buryo ariko ni twiza nkaba board natwo ntujyamo iyo mbonye ntari bize nkuko tujyamo nkatuzinga nkaturambura nkadutondeka kuri size naho ngaho rero iyo ukunda ikintu koko okay nakita nk'umuvandimwe wa hafi ndawumva ari ikintu ubana wambaye nibyo ikaze nshuti bakunze ibiganiro mugezwaho hano kuri Hanye Space nkomeza kubabwira ngo turabakunda kandi tubitaho niyo mpamvu nkomeje kubashakira utuntu twiza mbasaba ngo niba utari wakora subscribe uyikore ukore like ukore share ariko cyane nkuko nkunze kubasaba muduhe comments kuko nizo zituma tubagezaho ibintu byinshi kandi byiza mwifuza mwibuke ngo kuri Hanye Space turi hano kubashikiriza buryo ki mushaka guhinduka abantu beza abantu bitaye ku iterambere ry'umuntu ku giti cye ariko n'umuryango mugari uyu munsi rero natembereye mu mujyi wa Kigali hanyuma njya gusura ahantu haba ibintu nkunda cyane kandi ndakeka nawe dukurikira ubikunda ibintu by'abana batoye nkaba naje mu iduka ry'umuntu w'inshuti yanjye kumusura ariko no kugira ngo nawe mubwire abamenyeshe tugitangira 2025 ababwira utuntu twiza yabazaniye ikaze rero nshuti murakoze nishimiye kubana namwe abantu bo kuri Hanye Space nitwa Sharon Ingabire nezerewe kwakira Agnes muri Isaro Kids Store murakoze gukurikira ikiganiro tugiye kugirana murakoze cyane Sharon aravuze ati ni Isaro Kids Store ngo ibarizwa hehe nagira ngo badukurikira ubayobore ukuntu bazisanga hano muri Isaro Kids Store bakaza baje kugura ibyo bintu turi bibabwire mu kanya yego arakoze nanone Isaro Kids Store dukorera i Remera ku Gisimenti mu nzu yitwa Ikaze kuri ground floor cyangwa se kuri nivo ya 0 mu muryango wa 19 arakoze cyane Sharon ubwo rero ikaze muri Isaro Kids shop ni mu muryango 19 turi buze gushyiraho izo detail muri description tuzibuze no kubereka neza kugira ngo mutazayoba mutazajya ahandi mfite amatsiko rero iri duka kubera icyo baryise Isaro ese byatangiye bite ni ukuvuga ngo nta mwihariko udasanzwe wo kubyita Isaro ariko Isaro mu kinyarwanda sinzi niba uzi indirimbo ya Rugamba Sipiriyani ivuga ngo ntaya kanigi kanjye akanigi kagizwe n'amasaro yego nakuze nkunda akanigi muri make niyo mpamvu nicaye ndavuga ngo byibura sinumvaga nakiti iduka urunigi cyangwa itavuze ngo reka nigite Isaro kuko Isaro rigize rwose yego kandi koko iyo urunigi rugizwe wenda n'amasaro 20 rimwe rikavaho ubwo ruhita rutakaza forume rutakaza agaciro murakoze cyane nkunda abagore bazi gukora nkakunda abagore bazi kwiteza imbere nibuke ko kuri Hanye Space tugiraho space ivuga ngo financial wellness ese Sharon wakuze wumva ugomba kuzacuruza ibi bintu ucuruza ntabwo turababwira ibyo ari byo turabibabwira mu kanya mu mikurire yanjye nakuze nkunda abana yego kandi umwana muto karitsiye twatuyemo umumama wese nyango wumvaga yajya kugira ahantu hajya yumvaga yabaza yuko mpari nasigira umwana yego cyangwa se nkine nawe kuko nakuze nkunda abana bankunda nisanze nkunda abana yego ari nayo mpamvu bya bintu tutaravuga ngira ngo nabigiyemo yego murakoze cyane Sharon aravuze ati nakuze nkunda abana
noneho nagira ngo abadukurikira ubabwire abana ubihuze na bizinesi. Ese iyi bizinesi icuruza iki? Iyi bizinesi icuruza ibintu byose bifite aho bihuriye n'abana. Abana kuva ku umwana uri mu nda, umwana umaze kuvuka, umwana utangiye gukambakamba, ni ukuvuga kuva ku mwana ukiri mu nda umuteganyiriza ibyo azambara cyangwa azakoresha, ukageza ku mwana byibura w'imyaka 12. Yego. Wow. Ni ukuvuga ngo yego koko hano ndahabona ibiguma, ndahabona imyenda yo kwakiriramo impinja, ndahabona udusarubeti twiza hariya. Wow, ndahabona nabonye hano agakanzu. Aka gakanzu kanyemeje. Wewe mu mama ushaka kwambika umwana wawe agasa neza, urabibona ko isaro rwose gafiteho n'agasakoshi. Wow. Ni byiza cyane. Ni ukuvuga ngo hano muri Isaro Kids Shop ushobora kuhasanga ibintu bitandukanye. Hariya twabyitaga ngo iki, mu kameramani yabitwereka. Ibi tubyita ngo iki? Ni nk'umwenda wo kuvukiramo. Umwenda umwana yambara akivuka, kuko iyi size ni iya newborn. Ni 100% cotton. Ni umwenda mwiza pe. Yego. kugira ngo abakurikiye ikiganiro barawubona. Harimo n'abakiriya bacu bazakibona. Umwenda mwiza wambika uruhinja ku buryo usanga atagira allergy kubera umwenda wamushyize ku mubiri. Yego. Sharon, isi nkumbuza niba ngomba kongera simbizi. Ni karibu. Ndaza kubitekerezaho. Sharon, nkeka ko wenda wowe kubera experience yawe hari ibintu n'ikintu kimwe cyangwa bibiri wabwira abamama bifuza kugira icyo bakora. Urumva ko wowe wakurikije ya mpano twavuga ngo usa nkaho ari impano wavukanye. By the way, wanyibukije kera ahantu nabaga ndi umwana ku myaka nk'8, hari umumama wankundaga cyane, akaba azi ko nanjye nkunda abana. Iteka iyo yagiraga ahantu ajya yanzaniraga umwana we tukagumana. Ubwo rero numvise hari ikintu dusangiye. Ubwo rero ndimo kwibaza ni nk'umumama, hanze hano hari abamama benshi, wabagiriye ihe nama kugira ngo batangire batekereze wenda bashingire kuri bya bindi bya kera bakundaga kubona bakunze? Wabagiriye ihe nama? Ni ukuvuga ngo nkurikije ikibazo mbajije, umumama wese ahari, nzi yuko abamama benshi baba bafite indoto cyangwa se bafite ibyo bakunda. Yego. Ni ukuvuga ngo iyo bigeze muri terms za business, ureba ku kintu ukunda, wumva ukunze cyane. Yego. Nk'uko njye na focusinze ku myenda y'abana kuko narakundaga. Yego. Nawe akabanza akakireba, akumva ko gishoboka, akizera, akumva ko abishoboye. Ahasigaye akaba aricyo yinjiramo akagikora. Yego. Icyo gihe agikora neza, kuko kenshi iyo ukora ikintu ukunda kuvuna. Yego. Ntekereza ko iyo ukora ikintu ukunda, hari n'igihe wenda ibifaranga bitisuka ngo bibe byinshi, ariko niyo utungutse cyane urakomeza ugatwaza kuko icyo gihe uba ugikunze. Niko bimeze ra? Yego. Niko bimeze kuko nk'urugero navuga, urabizi ko hari amezi muri business biba bitiruka bitagenda cyane, ku buryo ushobora kumara amasaha menshi cyangwa se n'umunsi, bijyaho yuko ushobora kumara umunsi udacuruje. Ariko iyo uri mu kintu ukunda ntucika intege. Nanjye ndeba utu twenda nkumva turampumurije, isuko nkumva ndadukunze cyane ku buryo ariko ni twiza nkaba bored natwo ntujyamo. Iyo mbonye ntari bize nuko tujyamo nkatuzinga, nkaturambura, nkadutondeka kuri size. Naho ngaho rero iyo ukunda ikintu koko nakita nk'umuvandimwe wa hafi, wumva ari ikintu ubona wambaye. Nibyo. Urakoze cyane. Ababyeyi bari hanze ahangaha n'abakobwa bakiri bato ariko bafite gahunda yo gucuruza,
icya mbere ni ukubanza gukunda ikintu ukakiyegereza cyane, kuko iyo ugikunze ubwo niyo bitagenze neza uba wumva ari season. Nk'uko Sharon atubwiye ati hari igihe rwose yicara ahangaha abakiriya ntibinjire, ariko byonyine gufata kuri aka kenda nasanze hari n'ukuntu agira gutya akakihumuriza bikamufasha kumva ko yakomeza agatwaza. Bitavuze ngo ntabwo ugomba gushakisha abakiriya mu buryo butandukanye, ariko kubera yuko uba ubikora ubikunze, n'igihe bitagenda cyane urakomeza ugatwaza. Urakoze cyane Sharon. Ndifuza ko uha abadukurikira kuri Honey Space message imwe. Message nabaha, nababwira ngo karibu mu isaro. Yego, kuko ubuhamya dufite nuko iyo umuntu ageze mu isaro atahava, ahantu ugera ukicara ukagura kandi ukanezerwa ibyo ugura. Dufite ibintu byiza kandi byinshi, ahari hari ibyo ushaka ukabibura, ujye unyarukira mu isaro urebe, kuko kenshi usanga. Murakoze cyane Sharon. Iki navuze ngo iyo uje mu isaro kenshi ntabwo upfa kuhava. Akabanga navuga, nageze hano urumva ngiye nta mpinja nyifite, ariko byonyine kubera yuko mba mpabona utwenda tw'abana batoya, nakomeje kwicara nirebera gusa numva binejeje. None wowe ufite umwana ukiri mutoya cyangwa wowe ufite gahunda yo kwibaruka, nagushishikariza kuza muri Isaro Kids Shop. Nkuko yababwiye ni hano ku nyubako iri imbere y'ahahoze Koje Bank, yego mu muryango nimero 19. Turabakunda cyane kuri Honey Space kandi turabifuriza ibyiza, mugira amahoro y'Imana naho ubutaha.